Amazina yanjye nitwa Soreye, ngiye kubabwira ukuntu natewe inda n'umukozi wacu wo mu rugo. Gusa uwo musore amaze kuntera inda, nararebye mbona mu rugo bashobora kunyirukana cyangwa bakanca mu muryango kubera ko nari ntewe inda n'umusore uciriritse cyane. Nahise nigira inama y'uburyo nareba undi musore ukize twaryamana, maze ubundi nkamugerekaho iyo nda, kubera ko nabonaga mu rugo batazabyishimira cyane nibamenya ko iyo nda ntwite ari iy'umukozi. Byarakunze koko, iyo nda nshaka undi musore nyigerekaho w'umukire cyane pe, wanankundaga ariko njyewe ntamukunda. Nayimugeretseho, nashatse ukuntu njya kumusura, ndetse ngiye kumusura ngerageza buryo ki turyamana, birakunda turaryamana. Nyuma nza kumubwira ko yanteye inda, umusore arabyemera. Akimara kubyemera ariko bitewe n'ukuntu yari azi famiye y'iwacu ikomeye, arambwira ati ariko iwanyu bazanyica, reka mpite nshaka amafaranga dukore ubukwe dusezerane, we kubyarira iwanyu, ati kuko umuryango wacu n'umuryango w'iwanyu ni inshuti kandi barakorana cyane, rero ntabwo babyishimira nteye umukobwa wabo inda akabyarira mu rugo. Nta kindi cyakurikiyeho, nanjye nararebye mbonaho kugira ngo mbyarire mu rugo inda y'uwo mukozi wacu, nakemera nkashakwa n'uwo musore ufite amafaranga, nubwo numvaga ntamukunze. Gusa nyuma yo gukora ubukwe nkajya mu rugo rwanjye, nibwo ibibazo byabaye ibibazo, nibwo ubuzima bwanjye bwatangiye kunsharirira kugeza ku rwego kwihangana binaniye, ariyo mpamvu nje kubaha ubuhamya bwanjye kugira ngo mungire inama. Ubundi impamvu naryamanye n'umukozi wacu, mu buzima busanzwe navukiye muri famiye yifashije. Iwacu ni abakire pe, ni abakungu, bafite amazu, bafite amasambu, bafite ibintu byinshi cyane. Ariko mvuka ndi umwana umwe. Nari umwana uhora mu masomo, nava mu masomo nkaza mu rugo, ndetse mu rugo baranankaniraga cyane, ku buryo batanyemereraga yuko nanatembera basi ngo njye kureba abandi bana. Nubwo mu rugo twari dukize, natunga telefoni yose nifuza, natunga mashini yose nifuza, natunga imodoka yose nifuza, ariko nabagaho mu irungu. Hari igihe buriya uba ufite buri kimwe ukeneye, ariko uba mu irungu. Muri iyo minsi twari dufite umukozi w'umukobwa witwaga Nataliya, yaje kujya iwabo ubwo yari agiye gukora ubukwe birangira atashye. Nibwo iwacu baje gushaka undi mukozi baramubura, babona umukozi w'umuhungu. Kari agasore kakiri gatoya ndetse kari simati, ubona gatandukanye na bano basore tuzi b'abakozi bo mu rugo, yari umuhungu uzi kwiyitaho bishoboka. Uwo musore yaje iwacu mu kazi ko mu rugo, atangira gukora akazi ko mu rugo. Twaba turi muri vakansi niwe muntu twirirwanaga, niwe muntu twasangiranaga, kuko nabaga nkeneye umuntu dusangira. Inshuro nyinshi iyo nabaga nshaka nko kunywa agacupa, namusabaga ko twasangira. Uwo mukozi wacu yari umutipe uzi kuganira, ugira sitori nyinshi ndetse unagira burage nyinshi cyane. Nari nkeneye umuntu nk'uwo nguwo mu buzima bwanjye, tuzajya twirirwa tuganira, akansetsa, akantera sitori, singire irungu. Naramwishimiye mu buzima pe, ndetse nkajya muha n'amafaranga, nkamuha impano, gutyo gusa kuko numvaga nshimishijwe nuko hari umuntu mu rugo dusangira, tuganira, dutera sitori. Yari n'umusore ugira amagambo menshi, nkabimukundira cyane. Gusa uko iminsi igenda ishira, mbona wa musore agenda aba mwiza cyane kurushaho. Yari umutipe muremure, yari umunyamusanze. Abanyamusanze rero bafite ukuntu baba ari n'ibisore
kubera baba barakoze imirimo y'ingufu, cyari igisore rwose gifite imbaraga. Uko muhaye udufaranga, ejo akajya muri jimu, ejo akajya muri salo akiyogoshesha, aratangira arabyibuha, akajya yambara neza. Naje kwisanga namukunze mu buryo nanjye ntazi, kandi njyewe ndi umuntu utagira ipfana. Naje kumubwiza ukuri, mubwira ko namukunze. Nawe yambwiye ko yankunze, ariko ntaho yari bubone ahera bimbwira, ngo kuko ndi umwana wo mu bakire kandi ari umukozi wacu. Twarakundanye ariko tubigira ibanga rikomeye cyane, kuko mu rugo hari undi musore bifuzaga ko twazabana. Ni famiye yindi ikize bakorana na papa nyine muri bizinesi y'ubucuruzi. Ndetse uwo musore papa yifuzaga ko twazabana, nawe twari inshuti, twarakundanaga, ariko numvaga ntamukunze pe. Kumwe ushobora kuba ukundana n'umusore aguha buri kimwe, afite buri kimwe, ariko ukumva ntumukunze. Njye nikundiye igisore cyacu cyo mu rugo, igisore kiri aho duhemba ibihumbi 100, ndamwikundira gusa. Umunsi umwe rero, ubwo twari tumaze amezi 6 turi mu rukundo, twigeze gusangira inzoga nk'uko n'ubundi twari dusanzwe tuzisangira. Gusa uwo munsi nari nishimye cyane kuko nari nanatsinze ku ishuri, nari natsinze cyane, nagize amanota meza cyane. Muri kwa guserebura rero namusabye ko twasangira akamfasha guserebura, nuko turazinywa pe, turazihamya. Bumaze kugoroba, tumaze kugira nka 10:00, nibwo namwegereye, numvaga mushaka, numvaga mufitiye irari, dore ko twari twiriwe tubyinana, twikubanaho ibintu byose nyine. Nibwo naje kumwegera, mubwira ko numva ndi kumwifuza pe. Umusore arambwira, ese twabikora koko nta kibazo? Ndamubwira nti rwose twabikora nta kibazo, kuko utabinkoreye waba umbabaje, kandi nshaka ko uyu munsi urinda wira ungendekeye neza. Umusore wabonaga ko afite ubwoba bwo kuryamana nanjye, wabonaga nyine afite intinyi, kuko ndi umwana wo mu bakire. Avuga use famiye y'iwabo bambonye, ati ko nabonye ari abantu bakomeye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umusore nta kindi cyakurikiyeho, twararyamanye. Gusa nubwo twaryamanaga tugakundana, nari mfite undi ndi guca inyuma ntakunda, ndetse rwose nanze ko tunaryamana. Uwo mukozi wacu wo mu rugo twararyamanye, numva ni byiza, numva ararenze, arahambaye, numva nta n'undi muntu kuri ino si wampa ibyishimo nk'ibye. Naramukunze pe, nagiye namukunda kurushaho, mera nk'umusazi noneho. Nuko twakomeje gukundana, tukajya turyamana rimwe na rimwe, gusa mu ibanga rikomeye cyane, nta wundi muntu n'umwe wari ubizi. Kuko nari maze kurangiza segonderi, nenda kujya muri kaminuza, urumva nari mukuru bihagije. Nashidutse uwo musore yanteye inda, w'umukozi wacu, kuko niwe nahaga umwanya munini. Amaze kuntera inda narapanitse pe, naramukundaga, numvaga twabana, ariko amaze kuntera inda narapanitse. Naravuze, se uyu mukozi wo mu rugo utagira n'agasambu, utaranize basi ngo yajya gusaba akazi ahantu, azamfasha iki kuri uyu mwana? Gusa njye nari narihaye intego ko mu rugo nibamara ko mu mugabane wanjye, nzafasha uyu musore kuko mukunda, akava mu kazi ko mu rugo, nawe akaba umusore ufite akazi keza, kugira ngo tuzabashe no kubana mu rugo, bamwemere. Amaze kuntera inda narapanitse cyane, narapanitse cyane, ndetse ndanabimubwira, ndimubwiye nawe agira ubwoba, ariko arambwira uti
nzagufasha uko nshoboye, ati buri kimwe cyose nzagikora. Narebye mbona ibyo bintu ntacyo byamfasha, nigira inama yo kuyigereka kuri wa musore wundi dukundana ariko ntakunda. Uwo musore wundi namubwiye ko mukumbuye, nshaka ko twabonana vuba aha ngaha, ariko nta rundi rukumbuzi nagiraga ngo mutege iyo nda. Byarakunze njya kumusura, ngiye kumusura ngerageza uburyo bwose twaryamana. Byarakunze koko kuko uwo musore yarankundaga by'ukuri. Ntago rero gushaka kuryamana nawe byari bungore cyane cyangwa ngo binsabe imbaraga nyinshi. Tumaze kuryamana naratashye nk'ibisanzwe, hashize iminsi mikeya nibwo namubwiye ko nasamye ubwo duherukana. Yabanje kumbwira nabi, arambwira uti ese ni ukubera iki utanyweye ikinini kandi wari uzi kuri mu minsi yawe? Mubwira ko nibeshye, nari nzi ko ntarageza igihe cyo gusama. Yarapanitse cyane, dore ko famiye y'iwabo nayo ikomeye, ikindi ari inshuti magara n'ababyeyi banjye. Yarapanitse arambwira ati rero ibi bintu papa wawe abimenye yarakara, reka mbiganirize mu rugo, dukore mariage yihuse, ubundi uzakomeze amasomo yawe turi mu rugo, amasomo ntajya arangira. Nta yandi mahitamo nari mfite, naravuze nti yego. Gusa nubwo nari mbyemeye, urukundo rwanjye rwose rwari rukiri kuri wa mukozi wacu, dore ko ari nawe nari ntwitiye umwana. Byarabaye iby'ubukwe turabwihutisha, mu rugo bayoberwa impamvu, mbabwira ko numva nyine ngiye kubana n'uriya musore, gusa nagiye mbabaye. No ku munsi w'ubukwe buracya nkora ubukwe, nongeye kuryamana na wa mukozi wacu kugira ngo basi musezere. Mubwira uko nabigenjeje, ko inda nyigeretse ku wundi muntu kubera ko nta bushobozi afite bwo kuntunga. Umukozi wacu yarababaye cyane, ni ubwa mbere nari mbonye umusore undirira mu maso kubera urukundo. Yararize arambwira uti buko ko nzize ko ndi umukene. Yarababaye cyane, ariko ntacyo twari dufite twabikoraho, numvaga ntashaka kubyarira mu rugo. Nakoze ubukwe rero bw'agatangaza burimo amafaranga, ababyeyi baranshyigikira, n'umukozi wacu yabujemo pe, yaje mu bukwe bwanjye. Ubukwe bwaje kurangira, njya mu rugo rwanjye ndatuza, gusa mu by'ukuri ntabwo umugabo wanjye nari mukunze habe na gato, ndetse natangiye kujya ku mavi, ntangira kujya nsaba Imana ko yampa urukundo nk'urw'uwo mugabo wanjye yankundaga. Imana yaranyumvishe pe, yumva gusenga kwanjye. Gake gake uko iminsi igenda ishira, ndeba ukuntu uwo mugabo anyitwaraho, ngenda mukunda gahoro gahoro, nagiye kubyara naramukunze pe, nsigaye nkunda umugabo wanjye, kuko nari narabonye ko ari umugabo w'umwana mwiza, utandukanye n'abandi bakire bose nzi tugiye tuziranye. Nziranye n'abakire benshi cyane, abana bato twigana, inshuti zanjye, abakire bariyemera ndetse barirata, ariko umugabo wanjye namubonyeho ubumuntu, ubupfura, akunda abakene, afasha abakene, byatumye mukunda cyane. Gusa nsigarana ihurizo mu mutima wanjye mvuga nti ese uyu mugabo wanjye naramuka amenye ko uyu mwana nabyaye atari uwe bizagenda bite? Ariko ndarigumana. Iminsi yaragiye irihirika, wa mukozi w'iwacu ndamuboroka ahantu hose, turaburana. Umwaka urashira, imyaka 2, imyaka 3, nta kibazo na kimwe mfite mu rugo rwanjye. Ku mwaka wa 4 n'umwana wanjye yaramaze kugira imyaka 5, iwanjye haje umushyitsi utunguranye.
natunguwe no gusanga ari wa mukozi wacu wo mu rugo. Yaje mu modoka nziza cyane ubona ihenze, birantungura cyane. Ndamubaza se aya mafaranga wayakuye hehe? Yanganirije ubuzima bwose yaciyemo nyuma yo gutandukana nawe, ambwira yuko namuteye igikomere ndetse arahira ko atazarinda apfa akennye. Yatangiye gushaka amafaranga, aryamana n'abagore bakuze, buri kimwe cyose agakora igifundi, agakora ikiyede kugira ngo basi azigarurire umugore yakunze. Arambwira ati ibi byose nabikoze kubera wowe, ngira ngo nzakwigarurire wowe n'umwana wanjye. Ati kano kanya nanjye ndi umusore ufite amafaranga, narubatse, ese wangarukira tukabana tukarera umwana wacu? Namubwije ukuri ko nafashe umwanzuro bitakunda. Yarababaye ariko arabyakira, aranyumva, agenda ababaye, yagiye atanansezeye. Umutima warankomanze cyane nanjye, ariko ndavuga nti ntacyo mfite nabikoraho kuko nafashe umwanzuro. Haciyemo ibyumweru bibiri wa musore yaranyandikiye ambwira ko ankumbuye cyane. Arambwira ati basi niba ntakwigarurira ngo uze umbere umugore, basi byakunda ko tubonana tukongera tukishimisha? Ndamubwira nti ntibyakunda. Arambwira ati rero mpereza umwana wanjye, ati kuko mfite irungu, mfite amafaranga, nta muntu mfite tuyasangira, mpereza umwana wanjye tubane, mwiteho, mbone umuntu dusangira amafaranga mfite. Akimbwira ibyo bintu umutima wamvuyemo, ndikanga, ubwoba buranyica. Ndamubwira ese ushaka kunsenyera? Arambwira ngo ntabwo nakura ngo mbure n'umwana wanjye. Ati niba udashaka ko bigeraho hose, basi nta kanya ninjya ngukenera njye nkubona, mu gihe ntarabona undi mukunzi wakunyibagiza. Numvaga ntashaka kubabaza umugabo wanjye, numvaga ntashaka ko umugabo wanjye amenya ko umwana mfite atari uwe. Nemeye gutangira kujya ndyamana n'uwo musore kugira ngo atazandaburiza, umugabo wanjye akamenya ko umwana nabyaye atari uwe. Umusore nkajya njya kumureba, ibyo yari asigaye afite amafaranga, tukaryamana. Gusa nta rukundo nari nkimufitiye, byari byarashize, nsigaye nikundira umugabo wanjye. Ariko mpfa kubikora gutyo, akajya ampamagara rimwe mu kwezi, umwaka urihirika. Ngeze aho mbona ubuzima ndaburambiwe pe, ndavuga se nzabaho ubuzima kugeza ryari? Ndabizi neza uyu munsi turi kuwa gatandatu, n'ejo ku cyumweru azampamagara, iteka mpamagara ku mpera z'ukwezi. Ese ko buno ubuzima mburambiwe, kandi nimuhakanira azaza ahangaha akabwira umugabo wanjye byose, mwa bantu mwe nkora iki? Ese mbwiza umugabo wanjye ukuri? Ese nahukane? Nkora iki koko? Ese umugabo azabyumva? Kuko gukomeza kuryamana n'uyu mugabo ntakunda nabyo biranyangiza, kandi iminsi y'igisambi bibaze, hari n'ubwo umugabo wanjye ashobora kuzabivumbura ko mfite undi musore ku ruhande turyamana. Ese ho byagenda bite? Ndagira ngo mungire inama y'icyo nakora. Nakoze ikosa rikomeye ngereka inda ku mugabo wanjye, ariko ndabyicuza. Ese koko nkora iki? Burya koko ingaruka z'icyaha ziza nyuma.